Ukuvanwa mu Misiri igice cya 21. Amabwiriza yerekeye inkoreragahato z'Abaheburayi. Uhoraho akomeza kubwira Musa ati, dore andi mabwiriza uzabaha. Nimugura inkoreragahato y'Umuheburayi izabakorera imyaka 6, mu wa 7 izigendere yigenge, ntacyo yishyuye cyo kwicungura. Niba mwarayiguze ari ingaragu, izagende yonyine. Niba yari ifite umugore, bazajyane. Niba ari shebuja wayishyingiye ikahabyarira abahungu cyangwa abakobwa, umugore n'abana bazasigare ari aba shebuja, naho inkoreragahato igende yonyine. Ariko inkoreragahato nivuga iti, nkunda databuja n'umugore wanjye n'abana banjye, sinshaka kubasiga, shebuja azayijyane imbere y'abacamanza, ayihagarike ku rugi cyangwa ku bizingiti byarwo, ayipfumuze ugutwi uruhindu, maze izamukorera iminsi yose yo kubaho kwayo. Umuntu nagurisha umukobwa we ngo abe umuja, ntazapfa kuva kwa shebuja ngo agende nk'uko inkoreragahato z'igitsina gabo zigenda. Umuja nadashimisha shebuja ngo abe yamurongora, shebuja azemere hagire umucungura. Nyamara birabujijwe kumugurisha umunyamahanga, kuko byaba ari ukumugirira nabi. Namugurira kumushyingira umuhungu we, azamufate nk'umukobwa we. Umuntu nahari kumuja, azakomeza amugene ibyo kurya n'imyambaro n'ibihe byo kumuraza. Natamukorera ibyo bintu uko ari 3, uwo muja azashobora kwigendera yigenge, ntacyo yishyuye cyo kumucungura. Ibyaha bihanishwa urupfu. Umuntu nakubita undi agapfa azicwe, ariko namwica bimugwiririye kubera ko namukuyeho amaboko, azahungiraho nzabereka. Nyamara namurakarira akamwica yabigambiriye, muzamufate mumwice nubwo yaba yahungiye ku rutambiro rwanjye. Umuntu nakubita se cyangwa nyina, azicwe. Umuntu nashimuta undi akamugurisha cyangwa akamugira inkoreragahato ye, azicwe. Umuntu navuma se cyangwa nyina, azicwe. Inkoni n'inguma. Abantu nibatongana hakagira uterwa ibuye cyangwa ukubitwa ikofe ariko ntapfe, uwamukubise ntacyo azaba. Nyamara uwakubiswe nabirwara iminsi, uwamukubise azamuvuze kugeza ubwo yoroherwa agasindagira ku kabando, amuhe n'indishyi z'iminsi yamaze arwaye. Umuntu nakubita inkoreragahato ye cyangwa umuja w'inkoni akamwica, agomba guhanwa. Ariko uwakubiswe namara umunsi umwe cyangwa 2 atarapfa, shebuja ntazabihanirwe, kuko azaba yaramuguze. Abantu nibarwana bagahutaza umugore utwite akabyara atagejeje igihe ariko ntagire ikindi aba, uwamuhutaje azatanga indishyi umugabo we azaba yumvikanyeho n'abacamanza. Ariko nihagira izindi ngorane ziba, uwacumuye azahanwa hakurikijwe aya mategeko. Umwicanyi ajya acirwa ubwo gupfa, umenya undi ijisho ajya ahanishwa kumenwa ijisho, ukuye undi iryinyo ajya ahanishwa gukurwa iryinyo, uciye ikiganza cy'undi ajya ahanishwa gucibwa ikiganza, uciye undi ikirenge ajya ahanishwa gucibwa ikirenge, uwokeje undi ajya ahanishwa kotswa, ukomerekeje undi ajya ahanishwa gukomeretswa, ukubise undi ajya ahanishwa gukubitwa. Umuntu nakubita inkoreragahato ye cyangwa umuja we akamumena ijisho, azamureka agende yigenge kubera ijisho rye yamennye. Niba ari iryinyo ry'inkoreragahato ye cyangwa iry'umuja we yakuye, azamureka agende yigenge kubera iryinyo rye yakuye. Amategeko yerekeye amatungo. Imfizi niyica umugabo cyangwa umugore agapfa, izicishwa amabuye kandi he kugira uyirya, naho nyirayo ntazakurikiranwe. Ariko niba hari imfizi isanzwe yica, bakaba barabibwiye nyirayo ntayifungire mu kiraro, ikica umugabo cyangwa umugore agapfa, izicishwa amabuye nyirayo nawe yicwe. Niba mwaka indishyi kugira ngo batamwica, azatanga ibyo bamwaka byose. Imfizi niyica umwana w'umuhungu cyangwa w'umukobwa, muzakurikiza itegeko rimaze kuvugwa. Niyica inkoreragahato cyangwa umuja, nyirayo azariha shebuja w'uwo yishe ibikoroto 30 by'ifeza, kandi imfizi izicishwa amabuye. Umuntu napfundura icyobo cyangwa akagicukura ntagipfundikire,
inka cyangwa indogobe ikagwamo, nyiri icyo cyobo azahe nyiri itungo indishyi z'ifeza, maze intumbi y'iryo tungo ibiye. Imfizi y'umuntu niyica iy'undi igapfa, bazagurisha inzima bagabane ikiguzi cyayo, iyapfuye nayo bayigabane. Icyakora niba byari bizwi yuko iyo mfizi yari isanzwe yica, nyirayo ntayifungire mu kiraro, azarihe indi mfizi nyiri iyo mfizi yapfuye, maze iyapfuye ibiye. Amategeko agenga ubwishyu. Umuntu niyiba itungo akaribaga cyangwa akarigurisha, azarihe inka 5 wibwe imwe, arihe n'intama cyangwa ihene enye wibwe imwe.